Abanye umugabo reka rero rimwe gafashe ku mabuno honyine uyu muntu yasaze yabizi cyuya hari gihe bameze nka rutambi hari udukariso urana tumwe twa kera mwana wo twita ngo twatumenye nk'utw'abakobwa kagufashe katari box kameze ni kariso nyine urumva bari abatipe nizo baba bambaye rero rutambi niyabura inyuma iba ari string bari abatipe usanga ikibuno hameze ukuntu umva nubwo twimenya gufite inyuma abagabo nabifitanye namwe mujye mu biraka nze mbamamariza nta kintu Firdausi na kimwe ari buvuge ngo kije ibyo bihinduraho yari gutekereza kabiri bitaraba ibyo byose irankuru irababaje nyine iranasekeje nka nyakso gutegereza ukuntu yakubise umuntu icupa nibindi gukurura nkabona nabyo ndi kubona reba nari yategeko ryo kwambara ubusa ryari rihari niwe ryasohotse 2018 ntabyo twari tuzi urupfu rwa Boravani rwatubereye nk'ishuri kugira ngo hari abantu nyine bahise biga ibintu byinshi Yanga aravuga ati kuva namenya Imana nabayeho kabiri nose mukurikije amateka ya Yanga na muri filime n'ukuntu agiye ameze nyine wowe uribwira iki urumva ahantu hose hari amazi uba ukwiye gukuramo niyo mpamvu nanjye ku mazi reka nongere ngwikaze ukurikiye GJC Media musuhuza werereye hose uri mu majyepfo y'amajyaruguru burasirazuba iburengerazuba nawe uri mu mujyi wa Kigali mbanze neza ko nkurikiye 5 kuri 5 abantu bari mu ntara yacu ya 6 diaspora nabo turasuje kandi twizera ko bameze neza uri Burundi Uganda Tanzania Kenya Kongo werereye hose mu Kinyarwanda turagusuje kandi twizera ko umeze neza niba utanameze neza kandi wihangane ejo nejo bundi birahinduka ni kuri hotel teke twicariye kuri service nziza cyane zitandukanye ibyo kurya n'ibyo kunywa agasabuna massage hari abakobwa beza cyane bagukoraho imitsi karambuka bayikozeho ngo imitsi yawe ziko aruvuze ngo bayikozeho nkajyana imwe yawe na Samusure imitsi nyine imitsi yawe na Samusure Samusure niwe mujya muganira ibintu byose akajya bihindura nk'ukundi rero uganira nawe bari niba ugena imitsi barayirambura ukamera neza cyane kuri hotel teke uti yawe bayikoze hose nyine uri kubivugana nawe bagoye sample barakumasa aya aze kubihakana no uri byemeye bitarabayeho none kuki uri kuvuga ibintu utarumvaho narumvaho hago sinzi ibintu uri gutekereza ibiheze ibi ugutangira uri kwamamaza hotel teke bafite abakobwa beza bamasa umuntu imitsi ikarambuka sibyo yego ubivuze nawe bashoka barakumashe baramashije none se kumbi ko bajugaga ya ntago nakanye ahubwo warurimo ko imbaza buryo budasobanutse baramashije hano imitsi irarambuka nanjye mera neza cyane sibyo se nawe ndazo gutwarayo bakumbase shange ntago bishaka ese bajya muri sauna muri aho bakora massage naho ndaje kubera iki banumva ntago najyayo umva ngo abantu banini hari ukuntu bajya mu masauna n'ibiki byose kugira ngo bakunde barambuke imitsi irambuke nyine ibinure ngo bikayenga n'iki gusa ngewe mbamona nahera umwuka cyane ko bitu ngiye urabona nta mwuka ntago ngiri ntago mba meze neza reba ngiye nko muri sauna urumva nigaba ngo bafunze ngo harimo imyotsi simbizi ubwo se urumva bya bimeze bite Kana no nakwivumba ngahita nsohoka n'abagabo babicaye hariya cyangwa se muravanga vanze kandi mwese mwambaye ubusa mukenyeye utuntu tw'utuyisume n'abagabo akubiri bazabazanye umugore we oya oya umugabo yizanye cyangwa se umugore yizanye abakobwa cyangwa abasore cyakwa hari gym iri Nyamirambo nyine njya gukora sport bafite sauna rero urugi rujya muri gym ruri hano na sauna iri hano arano umuntu uva muri sauna aza ajya muri toilette
anyura nka kuri reception nyine aza nka gutya kuri gym agahita haca imbere umuryango uri hari ariko aba hafunze ahubwo abonwa n'umuntu wenda uri kuza agiye guca kuri reception akajyana muri gym abonye umugabo akenyeye agasharupe gafashe ku mabuno honyine uyu muntu yasaze yabize icyuya utangiye kwibaza ibyo avuye gukora aho ngaho ku buryo zamureba nibwo bwa mbere nari ngiye kwiyandikisha nyine ngo njye nkora siporo ndavuga nyine mbaza kuri reception ndavuga ko ahantu ni kuri gym cyangwa mufite piscine nagize ngo wenda avuye kuri pool ariko nkibaza ukuntu nta n'akabox amenya baba bashyizemo simbizi nyine numva kubera kugira ngo baze kubona ko bikuba ahantu hose n'akabox akenshi nakaba karimo urumva rero hari igihe aba ameze nka Rutambi Rutambi yarameze gute hari reba yafata Rutambi bari bafatanyije n'aba mukobwa byari bimeze bite mbuze kwireba wenyine mbwira bumva kumva umutungo wose uri hanze ni umutungo sinavuga nyine ubona biteye ubwoba tunareba ku ruhande ukibaza umuntu wemerera umugore we kujya muri sauna niba ariko baba bameze ntabwo bimeze ukuntu bazakora sauna y'abagore n'iy'abagabo urumva kubera ko yemerewe kujyamo n'ubundi abantu bakuru abantu baba bakuze ntaribi ikibazo cyari kuba wowe ujya mu kiri umwana rero ntabwo njye nayijyamo oya ubu wamaze gukura nosa abamama hejuru baba bambaye amasutiye kuko basi amasutiye rero biriya bintu ni hatari katubiveho bambaye amasutiye cyangwa se bagakenyeraho twatuye sharupe nabo hejuru nabo bimeze ukuntu cyangwa agatenge yakenyeye agatenge yitwaje urumva n'abenshi bavuga bati twe ntabwo twatwara buno butambaro bw'ahangaha reka bakitwaza ubwabo cyangwa se bakabusanga bariya bavuga ati ubw'ahangaha bukoreshwa na benshi akaza yitwaje akayisime ke cyangwa abamba agatenge ke kandi agatenge urumva nyuma y'iminota nk'itatu kaba kamaze kuba amazi kaba kabonerana umuntu yishushanyije ukimara kubona uwo mugabo utekereje ndababaza hano ni gym ni ibiki batangiye kusobanura dufitemo sauna hariya dufite gym urumva bafite n'ibindi bintu ujya mu kintu nyine kimeze njya jacuzzi urabizi bagacanira ibintu hakaza umwotsi hahandi ibintu ne bishobora no kugenda bireba urumva nayo barayigira none ni jacuzzi niko bayita niba baba bashyizemo imyenya n'ibiki biragenda bigahumura na sauna biba birimo biba byose byo bacana z'ahantu rusu n'ibiki byose kuko uwo muntu yafunguye urugi asohoka umwuka uhita usohoka uba n'umwotsi se barareba nawe barimo nkeka ko utabona umuntu ariyo mpamvu oya bararebana umaze umwanya kaba harimo imyotsi nta n'umuntu nabonye urumva urugi yarasohotse aza mbona imyotsi ije imukurikiye ndikanga nawe n'aha hantu nje bararagura gusa wabona ari heza nyine ku bantu bakuru nk'amwe ndetse nawe reka barakuze inzu ujya ujyayo yenza muyanga muri hoteli teka hano sabonye hatuje se hari abantu benshi bahari hatuje ni heza nawe nigeze kuhaza uje mu bijyanye abageni bari baje kwiyakira n'amaze igihe barakoze ubukwe baza ahangaha yes ngira ngo wari ukomoje gatoya kuri iriya foto ya Rutambi ari nabyo byahise bijyana na Liliane wari wambaye kwa kunda benshi baravuga bati aburubyiruko bagakomeza babijyanishije abenshi b'urubyiruko bagakomeza bakavuga bati rwose kariko twe iterambere irimo kutuganisha kuki umuntu wo gushaka kudusiza mu bya kera argument yawe kuri biriya bintu ari iriya myambarire y'ikirori kuri ukuntu Lili yari yambaye nuko abenshi bakomeje kugenda bivuga wowe ubitekerezaho gute nta bintu byinshi mbivugaho biriya bintu kamvuge kuri Rutambi Rutambi rero murabizi abari abagabo baba berekana ko bakoze gym n'ibiki ahubwo kubera niba ari uko atarabijyamo neza hari udukariso urana tumwe twa kera mwana wo batwita ngo twatumenye nk'utw'abakobwa kagufashe katari box kameze ni kariso nyine urumva bari abatipe nizo baba bambaye rero Rutambi niyabura iriya kariso
ndetse niba warabonye biriya bimeze ko yambaye boxer nyine noneho nibwo yaba abaye urutambi wenyine urumva hariya abantu baba bari kwimajina ya karisi imeze nk'iy'abakobwa urumva ukuntu ibiteye niba aba ari kupromotinga body ye ikintu cya mbere ariko mfite ikibazo agira gym ye afite gym afite ahantu akorera azahagure iriya kariso arazizi nawe ntukagira isoni kuko niba ari akazi kawe we ni akazi ke kandi biriya bintu birahemberwa ni ukwihangira umurimo niba hari ikintu ashoboye niba ari gym niba siporo kandi anabigaragaza ku mubiri we numva nta kintu bitwaye ngira ngo ni nabyo twaganiriyeho kararambwe ati jewe rero bitandukanye n'umwe ko mwe mu bitekereza nubwo bafashe iriya foto bakayihuza njyewe ntabwo nabikoze byo kuvuga ngo ni umwenda w'ikirori najyanye ahantu njyewe nari ndi mu kazi yari promotion y'ibyo nkora kandi ntabwo wakiyerekana wambaye imyenda ngira ngo hari nabyo abantu nibyo ndi kumubwira iriya boxer ayihindure afata ikariso hari ikariso sinzi inyuma nimba ibiri string ntabwo ariko ukuntu mbona ari amafoto ari urashaka noneho n'abahungu bambara amasitringi fotora rutambu muturuka inyuma yambaye stringi nose ikibuno cyo ntabwo wagikoresheje siporo ariko ibintu byose bya rutambi ni siporo ibintu byose byawe nubwo twimenya gufite ipinya ibintu bye byose bifite amapinya hano kankubwire umbabarire witegereje guturuka ku mutwe ndaza kukwereka witegereje guturuka ku mutwe kuri rutambi ndaza kuguha amafoto hitemo iyo uza gufatanya na rutambi n'ukuntu nshaka kamera aba ari abahungu n'ikibuno cyabo cyo cyakoze siporo rero niba ari akazi kawe urimo va mu mukino ariko unyanga abantu batakora siporo ngo bikuneze bakoresha siporo gute nave mu mukino bari abatipe usanga ikibuno hameze ukuntu umva njye mbakurikirana n'abakobwa bakora biriya bintu baba barabaye nk'abagabo rero bari abatipe n'ikibuno baracyereka imva mwana we haba hariho nk'ipinya oya n'ukuntu zose haba hariho pinya ntabwo mbizi nakubwiye ko baba bambaye udukariso dufashe hariya ahantu noneho n'inyuma iba ari string ntabwo aba ari string y'umugozi cyane ariko ibiringaniye narabibonye ntugajye unsetsa rwose umuhungu wambaye string kugenda bitekereza ntabwo uri kubyumva bari abatipe bakora kariya kazi ni izo kariso bambara rero utambi yambara boxer niyo mpamvu bahita bamubona nk'umuntu wakuyemo nk'ipantaro ziriya kariso nizo z'akazi kawe uzazigure ni ukuri agende bamufotore neza kuko buriya na hano hejuru hari ahantu mutamubona nawe hari imitsi nyine ubona ko yakoze siporo uba ubona itakuri mikoro uri guseka naza kuguha ifoto ubarebe n'abantu bari burebe kino kiganiro bari abagabo barabazi ukuntu baba bameze abenshi cyane mu bakobwa baravuga ati njyewe nashaka umuntu ariko ntabwo uriya mugabo namushaka kubera ikize hari abakobwa bakunda abantu bameze kuriya wowe ukunda bameze bate ntazagira ikibazo njye ntabwo ndagira igihe cyo kumenya ngo ndakunda bameze bate uracyajagaraye ntabwo njagaraye ndende cyakomeza nararangije kwiga ariko ndacyari kwiga amakuru mfite ngo nta mugabo ugitinyuka kuvuga nabi warasoje kwiga utaziburira umugabo ntazabura umugabo gusekeje ubu nose ubona nabura umugabo ndabizi se nkoya erega ikintu ukomojeho urabona nkiga hari ukuntu nyine ufata story zose ukaza abana bwe narababwiye ariko byatumaga abantu bamfata nabi bakumva navuze abantu bose nabi muri rusange kandi ntabwo abantu bose baba bafite imico imwe urumva ugasanga amakampani menshi hano mu Rwanda amenshi arimo abagabo rero kandi urabona ngewe ndi umuntu ushobora kwamamaza ibikorwa byinshi bakavuga uraharwana ukuntu ruba rutuvuga ntabwo twamushyira muri proje ukumva narabivumbuye rero ntabwo mwasobanukirwaga ubutumwa nabaga ndi guha abanyeshuri bagenzi banjye rero abumvishe barumvishe nta bifitanye namwe mujye mu biraka nze mbamamariza
impamvu rero muba mushaka ariko guteranya n'abagabo kunteranya n'ababosi Agwari uzi kuza ubwenge. Hoya. Hari abantu bari bagira ngo umudabagize. Hoya, hari nari ngiye nasohokeraga ahantu. Ukabona abantu bose barimutse. Ibyicaro babyimuye. Ukabaza ko ari kubera iki? Noneho urumva nahise ngira imbogamizi ebyiri. Ari abamama harimo abagira amashari. Noneho ntago yaguha ikiraka. Abenshi hangaha ari abari mu mafilime ari abagize iki ashobora gukubona ukuntu umeze ntago yaguhereza ikiraka ntago yaguha akazi ngo ukine muri filime zikwiye ko yakubonye aba urumva mufitanye beef sibyo bitewe nuko akubona nuko akubona sinani kintu wakwigira ngo wenda yaboneka ashobora kukaguha none ushyizeho nuko wenda umugabo wafite iyo mico wagiye no kwivuga hariya ubwo uzakora ese ubundi kuki washyiraga hanze imico y'abagabo kandi ukiri umwana njye siko nabibonaga si kuri bose sibyo naga abantu bose bagira imico mibi naga abantu bose bakora ibintu kimwe naga abantu bose bifuriza abantu ikintu kibi kimwe nyine abantu barebye ibiganiro ntago njya kubisubiramo basigaye bambaza ntukigira abana inama ntukikora iki nababwiye uko nshoboye ababyeyi babo nabo bashira akabo icyo wakoze ntukiri umwana wabivuyemo ibyo wababwiye warababwiye ndacyababwira ariko hari uburyo ubwiramo abantu bane bakabifata ukundi ugasanga ndi kubihomberamo urumva hari amaproje menshi batanshyiramo kubera ngo biki kandi abagabo bose naje navumbuye ikintu usanga baremwe kimwe bose nawe urimo mumeze kimwe guteze ya mico yose navugaga hari revo mugenda mugeraho mwifata iyo mico mwifata ubu ngubu niba nayifite nugira imyaka 50 uzaba uyifite uri kumva kandi batubwira kenshi ahubwo umuntu umaze kugira mu myaka hafi muri za 50 40 n'ingahe kuzamuka aba yiturije mico nayo bagifite nibwo rero musigaye mwarasaze hoya uri kumva ubwo rero nsanga ngomba kugira inama abana kuko mwebwe nasanze Imana ariko yabaremye rero mukandi bindenganyirize niba mufite ibikorwa byanyu ushobora kwamamariza nk'ubu nyiri iyi hoteli wabana ari umugabo urumva ni umugabo nose kuki yakubwiye ngo ujye uza kwiyamamaza buriya nawe yagize ngo meze kuramba ndi kuvuga abantu bose mbavuga nabi nimba nanone ahantu nabiboneye ko mwese mumeze kimwe mwese kuki mwarakaye ariko zitwaragajwe n'iki mwararakaye kubera ibintu navugaga murabikora urikumva rero nabavuyeho ubu nzajya ngira inama wowe warishobora neza ko babikora cyangwa byari ibyo kuvuga nagwaga kandi ntago nasaga ahangaha nagiraga inama wenda abandi bana ubu barabiretse bwo ntibakibigukoraho cyangwa ntibagishaka kubyikwibazaho ndakeka ko muri miliyoni zingahe zanyumvishe harimo abakuyemo ibizimu sibyo cyangwa aba diaspora bose bibaga bakubwira ngo bahereze amafoto baracyabikora n'ahandi ariko nibibareba abona bwe narababwiye ariko ugasanga umuntu nta nubwo mufite gahunda yo kuzabonana nta niki ari hirya ngiyo ntazanagaruka n'inanga ariko arimo arakubwira ati ibi ni mani danje ni hatari ntago nabijyamo cyane narabirenze niba ari inama nabagiriye narazibagiriye sibyo ariko retse ko kurera ari uguhoza kurera n'uguhoza ariko ngiye ntago ndi mama wanyu ninzambona umwanya nkaza nkabivugaho ubwo ababyeyi banyu nabo hari byinshi bandusha kuko ngiye nta byinshi ndabona ababyeyi banyu bazi byinshi kundusha wenda nzajya mbibutsa babwira abana babo ariko nawe ubona uduco tw'abana b'abakobwa b'ikigena twatari shyashya hari igihe tujya tubeshyira abagabo tukavuga tutabagabo nta mugabo nzongeye kubeshyira nawe wamaze kubibona rwose narabibonye urumva wari uri mu ishuri ukajya ugira ngo abagabo nibo nkabona abana twigana kuko aba bari bakiri bazima nkabona nabagira inama nkabavugira ukumva ariko aho usoreje kwiga aho nsoreje utangiye kubona isi yo hanze ku mibare yanjye narakarakiriye nsanga niteranyije namwe ariko nanone ikindi
nibyo navuze ntago byapfuye ubusa hari abana byafashije narababarinze nabarinze ubwana nabarinze ubwana buza bubashotora butuma batudimbata batugira ubundimbata iyo terime stack bigumva aho guzayikatinga noneho amakuru bakuyemo inyigisho bakuyemo bazikuyemo rega nanjye sinjye ububyivugisha sinzi nyine nanjye ngira nyine ikintu sinzi uko nabivuga kiba kigupushinga kubivuga nkabivuga nyine kugira ngo bahinduke n'abakuramo inyigisho bazikuremo ariko nanone ngira inama abagabo nanone mbagaruka kuri bamwe bafite imico mibi navugaga kera babihindure umwana wese umufate nk'uwawe nabuze mbona ariko tukivuga kuri ako kantu gatoya muze mbona kare hari ahantu harica nimwe nabonye ikiganiro cyo bari bakoresheje Frida House wundi wandimbati yagarutse ariko noneho yagarutse mu yindi sura ati ndafunguza ndimbati ku kibini cyiza icyaha ninjye yagikoreye aho kugira ngo unanirwe kurera abana nibamufungura aramfashe kurera abana abandi bati muri comment batari bose ku mwana ari w'igihugu wowe ugira ngo yifiteho uburenganzira buhagije cyane ku buryo waguhohoteye ari wowe ufite uburenganzira bwo kumukuza muri gereza cyangwa itegeko n'iryo rimuhana ibya bintu abantu bahubuka abantu turahubuka abantu turahubuka byataye itegeko ni itegeko n'umuntu n'umuntu nta kintu Frida House na kimwe ari buvuge ngo kije ibyo bihinduraho yari gutekereza kabiri bitaraba ibyo byose murekese bitabo umuntu oya nawe nzi urumva bitaraba rero yigaruye amazi yararenze inkombe ntagende nyine ababarira kandi umwana avukana n'isahani ye ariko hari igihe yakuze atari kumwe n'ababyeyi bombi byanze bikunze imikurire y'idindira na bombi se ubundi niba amufungura azaba ari kumwe nawe sifite uwundi mugore nawe umukumbuye maze Frida House rega ntabwo ari umugore w'abana afite umugore we nicyo namubwira ari kwandika ku mazi nategereze ikivamo kuko ntabwo ibyo ari buvuge gufungisha umuntu biroro aho kumukuza kandi ufunga umuntu si umukuramo ubu ngubu n'uwafungishije Nyakso narimo aravuga ati mana we igihugu cyacu atubona bikoreye iki kandi wabona yari umufana we ngayibaza none ikindi irankuru irababaje ariko nyine iranasekeje nka Nyakso gutegereza ukuntu yakubise umuntu icupa n'ibindi gukurura nkabona ntabyo ndi kubona n'inkoni y'umutwe n'ibintu Imana imbabarire ariko Imana ikorohereza aho uri Imana igufashe nyine bigende neza ufungurwe kandi cyane icyaha gihanwa hagati y'imyaka 2 kugeza muri guseka kirare gukubita no gukomeretsa ku bushake umva ko kantu niyo mpamvu nzajya nituriza bajye baguhora ko wisekera njyana nisekera bibarye ariko Imana izandinde n'ubundi kwigirira n'ikidage urumva nta bintu byinshi ngo ndamya nashidikanya ko nkaburiya Nyakso uramutse umuhaye umwanya wo gusubiza inyuma gatoya ukabwira ibintu wakoze wagwa amahirwe yo kongera kubikora wabisubiramo naso wabisubiramo akanya hano urumva yabisubiramo none se niyo wambaye wari ukuse cyangwa wari ukomerekeje ntabwo yari yarigeze mumva abantu bakubita cyangwa bagakomeretsa rero man kamanzi nivugiye ku kidage cyane oya turakivugaho umwana n'ikidage turakivugaho umva ukuntu ibintu bimeze cyangwa duhere ku kidage tuze kubigarukaho ndabivugaho gake ntabwo ngiye kuvuga byinshi tukiri kumwe se turacyari kumwe yenda kwiga ikidage ku bantu bakeneye amakuru information zihagije mumamagare kuri 0789195305 cyaba kwandikiye kuri Instagram yawe Gihozo washyaka utunyandikira reka nkumbwire abanyarwanda ntituramenya amategeko nani bwanye ntayo nzi reba narire ategeko ryo kwambara ubusa ryari rihari niwe ryasohotse 2018 ntabyo twari tuzi kandi nyiraryo Instagram ari igihe njya mbona ndi ku mazi nyine nje ku mazi n'abantu baba bahari rega ni mu ruhame iyo bavuze mu ruhame twananiwe n'unago twari twasobanukirwa ibiteye isoni mu ruhame nasoro wabona se njya ku mazi ukabona amabere yose hanze ahubwo se iyo sauna mwavuze ni si mu ruhame rw'abantu bibumbiye hamwe
ibintu byose baba babishyize hanze. Urumva ahantu hose hari amazi uba ukwiye gukuramo. Niyo mpamvu nanjye ku mazi mba numva wakwambara agakariso ntaribi. Ntabwo itegeko ntabwo nzabisoma neza. Ni ukuvuga ngo itegeko ingingo y'143 ivuga gukora ibiteye isoni mu ruhame. Sinzi niba nisomye kadebe kari kwa mugani meze ariko ntekereza kari ko imeze. Ingingo y'143 ivuga kubyerekeranye n'ibyo bintu, ivuga niba ari gukora ibiteye isoni mu ruhame. Noneho hari hasigaye abantu basigaye barimo kwibaza ibiteye isoni ntibimeze bite. Ni ibintu umuntu wese ashobora gukubona akabona ko we bimuteye isoni, we atabikora akikanga, yabona wabikoze akikanga. Hanyuma tuza gusanga none tongera turibaza tuti none si umuntu uri ku mazi cyangwa kuri piscine ko haba hari abantu ari mu ruhame abagomba kwambara gute kandi yagiye ku mazi. Sasa tugiye twambaye amakoboyi, sasa tugiye twambaye iki? Okay. Ingingo y'143 iravuga ngo no gukora ibiteye isoni mu ruhame. Umuntu wese ukora ibiteye isoni mu ruhame abakoze icyaha yahamijwe n'urukiko ahanishwa igihano cy'igifungo kitari munsi y'amezi 6 ariko kitarenze imyaka 2. Wanga ikintu cyose wumva ariko kitarenze imyaka 2. Ni wanga ni munsi y'amezi 6 ariko kitarenze imyaka 2. Kitari na hejuru y'imyaka 2. Wanga amezi 6 ya mbere nayo kwambura umuntu kwanza. Ubuye nta kintu gito wemere kongera gukora nko muri leta. Warambuye umuntu. Kandi ari ya mbere niyo mabi. Ari aragatsindwa niyo bagufunga imyaka 2 ari atariho. Ezari nagari cyo kivuga ibintu ari ateye ubwoba. Nose ibazo amezi 6 tutinye. Umva ari make dutinye abariyo dutinye kurusha nibindi. Ushaka kumara imyaka 2 ukagaruka kisanzura muri leta ukabona ama service n'ibiki. Ako yenda 6. Ni kuvuga ngo nubanga igihano cyawe ntago iyo wahamijwe n'urukiko ntushobora gufunga, bashobora gukatira umwaka n'igice wenda n'urugero cyangwa se umwaka 6 abarimo nakuru bayakura bayakuyemo n'undi iyo wakaritwe wayarengeje n'ubundi cyeka wakoze nka 4 cyangwa 5. Niba umuntu wese afunzwe amezi 4 nubwo afungwa n'imyaka 3 utabihamijwe n'urukiko burya nta kibazo bibarwa nkaho utafunzwe. Rero twirinde gukora ibyaha twambare, ariko nanone abaturage dufite ukuntu havuga ikintu baketa bigi. Ejo bundi navuye mu rugo nambaye ikabutura bamvugiriza induru. Ubwo ntago wari wambaye bitera soni mu ruhame? Hoya rero ikabutura isanzwe nyine nuko ngo niba abantu barakuvugirije induru byanze kunze no kubabona kabitera soni. Uzi impamvu no si akaritiye ni nshyashya nimukiyemo bakuze bakure ikabutura ntandwe nyambara nganyuraho ntibavuze induru ko kino nawe yambara kabutura induru kubera ukuntu bamenye ngo iki kubera ko bamaje kwa wambaye n'ipantaro ukayihina ngo yewe we cyangwa wambaye kakaninda ukayishyira hanze. Ngese inda nayisohorane kubuna byushye yani nza n'ifoto yawe ndadufite myenda dufite ariko ubu narabyibushye. Urumva naye hakuhambira wari umaje kunanuka kuki wongeye kubyibuha? Kucyongeye kubyibuha kandi wari waragiye muri gym watangiye kumera neza cyane. Ndaza gusubirayo ni umunezero nyine iyo umeze neza ugomba kubyibuha. Oya sha gusa nyine twikwize tuba twajyanye n'ibyo mu bindi bihugu cyane cyane ya ntara ya 6 buvuga niyo ibitwigisha. Ya ntara yacu ya 6 ya ntara twihangane nuyijyamo ujya umera nkabo nuza mu ntara twe turi aganga turi mu ntara eshanu z'igihugu igomba ntara nyine umujyi wa Kigali. Ubundi wambara okay ikindi kintu ngiye nshaka kubasobanurira. Wambaye ikanzu kubyo utari bugende umuntu agenda abona ikariso nta kintu bitwaye sibyo. Nubona uri mukuru ukabona n'umuntu akuvugirije induru uzajye kumureka sibyemewe. N'iryo tegeko ndabizi ko ari hari naryo rigiye rimenyekana. Guseka umuntu kari munini birahanirwa. Nk'ubu ngubu nawe wansetse ngize naguzete kuri munini nambwe nsubunye munseka ngiye nigeze nguseka kuri munini naga mujya munseka agaze wo mubisekeje hari barakubona bagaseka kuye kureba ngibikini n'umumotari twari turi kumwe kuri moto yabonye umumama nyine yari yicaye ngo ndebera uriya muntu ngo ikibuno cye n'umugongo bye ngo niwabitandukanya kandi ndamubwiye ko ari umumama ngo hoya kuriya kuri giteye kiriya kibuno
numubwira ko se ufite icyo kibazo numiwe nkavuga ko njye yantwaye yaba ari njye uri imbere ye yari kugenda avuga ibiki ntabwo yarazo yarahetse inyuma ndasize kumubaza se ntabwo wambonye njyaho ntabwo wambonye iryo tegeko si rihari gutuka umuntu guseka umuntu no gusebya umuntu mu ruhame mu byitondere kuko nuko tuba twahizemo imiyaga abantu menya aya mategeko akararuka ageze ku basitari gusa niko ahita amenyeka kunasura yari umusitari yahise umusitari nawe reka kuba umusitari ni iki kuba umusitari hari igihe biba bibi cyangwa byiza umusitari ni umuntu ubuzwi n'abantu benshi we atazi benshi atazi we ariko bamuzi urumva amenywa kubera iki hari igihe aba yakoze ibintu bibi aribyo byatumye bamumenya cyangwa hari ikintu yakoze nk'urana YouTube channel zirebwa n'abantu benshi umuntu wese wakoze ikiganiro ni umusitari ko yarebwe n'abantu atazi kandi nabo baramumenya we atabazi uwo muntu aba yabaye umusitari ntabwo umusitari ari umuntu wavuzwe cyane hari igihe aba atavuzwe cyane yahura n'abantu mu nzira ukabona baramutangariye nguriya muntu naramubonye ubu nkawe nk'iyo ukase mu cyaro ahantu hose hari ahubwo mfite trip ndi gutegura y'abantu banini ariko abantu batoya ntabwo mubujijwe kuza ese ndi mutoya abantu batoya ntabwo babujijwe kuza nyine ubundi ukuntu bimeze abantu banini turitinya kenshi sibyo turitinya usohokera ahantu ukabona n'ahantu henshi usohokera wari wabona se bahuze udukobwa dufite udutaye dutoya abantu banini twibereye mu rugo nta n'umushiya nkeneye ko bishima tukajya nko ku muhazi ni vuba cyane nzayoza mbibabwire mbaha update zose n'abakirere mbaze nde murimo murabipangana kirere ntago yabura kirere ntago yabura nawe ntago yabura kabisa ngo yacika nawe ntago yabura hazaza ari kubishaka ntago ari itegeko ntabwo ari itegeko urimo uragenda basanzibiriza bose bakwegere biyandikisha munyegere tuzagende twishime n'ubundi murabona ko ariko kwasiteri ubwo urumva muzashaka amakwasiteri ni kwasiteri noneho tukanandikirana na nyirayo ko ibibazo by'amapine ntago agomba kubitubaza bazazane ayeshanje iyo guhindura nihajyaye n'ikibazo byose bizaba byishyuwe ubwo se kwasiteri ijyamo abantu 32 mu by'ukuri dufite icyizere ko iyo kwasiteri izajyamo 32 urumva harimo abazajya bicara ku myanya ibiri ari umwe njye sinshaka kubangamira umuntu nta kubyigana uko ungana ni kuzicara uko ungana ni kuzicara kugera n'ubundi nk'ibiro 80 bifite ukuntu bazagenda babivanga n'ibigiye nyumva ntabwo tugomba wishaka kuwushyira mu mibare ibibazo byinshi cyane cyane byerekeranye n'imyanya y'ubuhumekero gute ugasanga umuntu munini impumekere ni ikibazo wose ko ari ikibazo warabyibushye nawe abantu barakuzi ntabwo ari iki kibazo umuntu munini yaba ameze nk'umuntu usanzwe nuko iyo bikabije ugenda hari indwara zigenda zigufata kubera ibiro n'ibiki ntabwo tuba dukora siporo kugira ngo imigongo we ntubasha gusiporeza ibiro afite njye nigeze kujya kwa muganga arambwira ati impamvu urwaye umugongo singuhaye ibinini singuhaye iki kora regime kuko umeze nk'ikamyo umeze reba bakita ngo ikikani yindi watwaraga ikansi dabakabini nka dabakabini bikoresha ibintu ibiro birenze niko umeze urumva ibintu ufite aho inyuma niyo mpamvu umugongo wawe urwaye nawe urabizi ko ufite ibintu inyuma muganga yambwiye nawe urabizi ko ufite ibintu inyuma ngo ugende ese kunjijisha ndakubaza ugahita ubisiga ndi kukubwira ibyo muganga yambwiye ugende ukore regime ugabanye ibiro naho ubundi umugongo ntabwo uzakira wowe impamvu utananuka hari n'ukuntu wikundira kurya ntushobora gukora regime ngo ubibashe rwose ase unosubira ngo nzarye napfuye none se kugira ngo uzarye wapfuye nukomeza kurya ukazapfa nukomeza kurya ukazapfa urumva atari cyo kibazo wagabanyije ibyo kurya
ntabwo sinariye hano ntabwo wabibonye nariye ntabwo umuntu abyibuha kuko yariye ibintu byinshi oya ntibazabubeye ari igihe batubeshya ngo abantu banini ngo ntabwo barya cyane ariko bakaryagagura harimo abaryagagura urugero akenshi nikundira n'ibintu byo muri alimentation ariko narabigabanyije ugasanga njyewe ntabwo ndya inyama harimo abantu banini bagenzi banjye birira inyama koko gusa ntabwo wakwima ibintu mujye mugerageza ugabanyeho gake ariko nanone ntubyime nusura by'Imana ntabwo hano ku isi tuzatura nk'imisozi kandi iyo upfuye biba birangiye ni nabyo ngira ngo nagira ngo wamugani inyuma kujya turimo kugana ku musozo kuko n'intangiriro yo kuvuga ngo ariya tugiye kuzaba tuganira kenshi cyane gashoboka ejo bundi kuwa gatatu wigishize igihugu cyagize gutya giciye ku mugongo hano mu Rwanda hari nta muntu n'umwe n'uyu munsi wari wabyakira uyu munsi hari ijoro ryo kwibuka ngira ngo Buravani ejo no gushyingura umunsi muri ka Kigali hari ijoro ryo kwibuka maze iminsi tujya no kwa Yanga Intarama iwe nabo mu ijoro ryo kwibuka ari urupfu rwa Buravani rwakiriye gute rusobanuye iki kuri wowe rusobanuye ibintu byinshi nanone ikindi nabwira abantu urupfu rwa Buravani rwatubereye nk'ishuri kugira ngo hari abantu nyine bahise biga ibintu byinshi hari abantu bahinduye ukuntu bari bameze kubera ibintu babonye sibyo nanone kuba umusitari bishobora kuba ubutumwa kugira ngo abantu bose ubakangure ntabwo abantu twese hari abantu baba baribagiye Imana kibaho hari abantu baba baribagiwe yuko bazapfa none Imana ikabinyuza ku muntu batateganyaga urumva bikagutungura njyewe byabaye nijoro ariko nabimenye naryamye kare bibona mu gitondo na n'ubu iyo mbisubiyemo nkabona video mba numva ko agihari ariko yaratashye ikintu byanyigishije ikindi kintu birababaje ariko icyo nababwira iyo umuntu yaruhutse iyo umuntu yapfuye ibyo biba birangiye twe dusigaye ni twebwe tuba dufite ibindi bintu bikomeye tugiyemo nitwe tuba dufite irindi shuri kandi tugomba kugira abantu twibagirwa vuba ejo bundi bazaba bibagiye isomo bize uyu munsi akanya hari abagize imyitwarire myiza kuko bibutse ko ahangaha tutazahatura sibyo kubera urupfu rwa Buravani nyine nirwo rwabakanguye hari abantu bibutse ko Imana ibaho kubera we hari abantu yatumye bakizwa kubera we sibyo na Yanga urabizi ko byahise biba mu saa sita za kumanywa umwe yapfuye saa 7 za nijoro undi saa 6 za kumanywa Yanga urumva Buravani abantu be ibintu bye byinshi turi kubimenya none yari umuntu ufasha yari umuntu ukunda Imana ari umuntu usenga ukunda igihugu ukunda n'umuco yakundaga umuco hari ibintu byinshi bamwigiyeho yafashaga abantu yari afite urukundo urumva niyo mpamvu bajya bavuga ngo abeza ngo baragenda ariko bagenda kugira ngo batubere urugero batubere isomo kugira ngo twige Yanga yari yarakijijwe hari akavideo ke nabonye ku Isimbi yari kuvuga ati ngo Bruce Melody ngo yabonye ngo umuntu yaramubwiye ngo Bruce Melody ngo yaravuze ngo ubwo Yanga yakijijwe ngagiye gupfa Yanga yaravuga ati kuva namenya Imana nabayeho kabiri nose mukurikije amateka ya Yanga na muri filime n'ukuntu agiye ameze nyine wowe uribwira iki oya nta muntu n'umwe washidikanya ko Yanga agiye mu ijuru nta muntu wabishidikanyaho kuko Yanga tuzi muri filime tuzi mu gasobanuye atandukanye na Yanga twari tuzi ubu ngubu rero nzi ukuntu ngo urupfu rurimo sinzi ukuntu hanze umugani amatwi ari mu rupfu ntiyumva twebwe Imana iraduha ibimenyetso ku bantu bacu tuzi twakundaga bari urugero rwacu nako ntago turi kubibona rero aka kanya nanjye ndi umwana w'umuntu ntago ndi perfect imbere yanyu ndi n'umwana mutoya cyane gusa ari abantu bakuru ari abana batoye murebereho
birababaje ariko nanone birimo kutwigisha, biri kudukangura. Isi iri kurangira, isi iri kurangira, kandi ahasigaye hakomeye ni ahacu. Tubasezere, turababara, abantu mwibagirwa vuba, ejo bundi ntago muzabamo. Jay Polly yarapfuye, turarira twese cyangwa gute? Murarira we nawe yari afite ubutumwa yasize, musubiye inyuma afite ubutumwa yasize nawe. Nta muntu n'umwe ugenda, abantu bose batubanzi, man, abantu bose batubanziriza, badusigira sinyari, ariko ntago tubona. Rero uzi ubwenge asubira inyuma, araza gukuramo ikintu cye. Niba uri ukizwa none kuko ejo ntago uzi ukuntu uzamumeze. Nta nubwo hapfa umuntu urwaye gusa. Ntimuvuge ngo buriya nuko umwe yari arwaye, ngo nuko bari barwaye kanseri. Hoya, hari n'umwana w'uruhinja aravuka agapfa ku munsi wa wageze. Rero badusigiye amateka meza, baradushimishije mu by'isi, baradushimishije, yahangana mu by'Imana aradushimisha. Urumva? Na Boravani yagumaga avuga Imana, akunda Imana, anajya no na za nshuti ze bashushanyirije Imana. Urumva? Nta nubwo gukorera Imana ari ukurindira ngo usaze. Hoya, kuba uri mutoya waba uri umwe, hari n'abana bakorera Imana. Nye navuga byinshi tuzabigarukeho, nawe mfite byinshi nzavugaho, kandi nanjye nakuyemo isomo. Noneho no kuri ba bantu nshaka no kwigisha kuri ba bantu baba barumva barihebye. Nabyo tuzabivuga ejo bundi mu kiganiro kizakurikira. Abantu bose badukurikiye bazamenye ko tubara iki kiganiro cyariya cyo azaza aje guhumuriza abantu bose bihebye. Gusa nanone mugirire iruhuko ridashira, baradushimishije, baravana indirimbo ze narazikundaga. Biranababaje ako agiye akiri mutoya. Urumva? Nanone na Yanga harya afite umugore n'abana 3. Ibintu byose birababaje, birababa. Nawe numva abana babaye imfubyi, ariko muhumure, papa wanyu agiye mu ijuru. Mwihangane, papa wanyu muri kumwe, bafashe mu mugongo na mama wanyu n'umuryango wa Boravani. Umwana wanyu agiye heza, Imana yamukunze kuturusha, kandi asize ari hanze y'igihugu, ari mu gihugu. Uri kumva? Abantu bose bari bamufitiye urukundo, babonye ko Imana nyine yamukunze kubarusha. Abantu yari afite abafana benshi, yari afite abantu bamukunda benshi, ariko Imana irenze abo bafana, irenze iki. Rero iki gihe ni igihe cye cyo kugira ngo atahe. Mama we arababaye, nawe yamufashe mu mugongo, ariko umwana we yaradushimishije. Nyine navuga byinshi, gusa aho agiye ni heza, kandi nawe yakundaga Imana. Umuntu uwo ari we wese umuzumva avuga Imana. Erega hano ku isi hari abantu batavuga Imana, hari abantu batazi ko Imana ibaho, hari abantu bihakana Imana. Ariko nubona umwana w'umuhungu ufite imyaka 27 ashobora kuvuga Imana, n'umupapa ungana nka Yanga ashobora kuvuga Imana ngana kuriya, kandi hari abapapa benshi batazi Imana batanayemera. Ni iby'agaciro, tugomba kubyigiraho. Bagiye heza, bagiye iruhuko ridashira. Navuga byinshi, ariko badusigiye isomo, baratwigishije. Uzi ubwenge nyine afatireho. Ntago hano ari iwacu, twaje gutembera, twaje kwiga no gutembera. Hari igice cy'imiryoshyo, hari n'igice cyo kumenya Imana. Ari reka ngushimire ku munsi wa none. Dushimire n'abantu bose abana maje gukora subscribe kugira ngo babashe mukore subscribe. Ngiye kubana namwe muri uku kwezi ndahari. Mushyire no muri comment nyine, kuko butaha nicyo kiganiro tuzagirana, nyine tuzatuvanga byose. Ariya turi kumwe ukwezi kose. Urumva mu gihe akirimo gutegura ibintu byose byo, ariko twibagiye no kubabwira ko usigaye ambassadeur w'ikigo cyawe. Yandi brand ambassador w'ikigo cyanjye. Uraryoshye, cyitwa Dispahe Hub. Se watangiye gukora amafaranga ukiri umwana hari? Ega ngumbwire. Uzi ko wamemba n'abandi bantu nk'abangahe? Nago naguhemba wowe. Ega nawe Imana yegusiza amavuta. Wase nukoze ubukwe. Cyane rwose. Yakoze ubukwe n'umukobwa mwiza cyane.
Ari Mani nawe kubakire kabisa. Ari ndagushimiye cyane urakoze cyane icyo ngibyo reka dusoze reka turekere aho ngaho tuzabatumira baze mu bukwe ntago bura yagiye mu murenge nibagiwe. Reka dushimire abantu bose bamaze gukora subscribe tubabwira ngo ibiganiro byacu umunsi ku wundi bajye babisharinga bibashe kugera ahandi kandi comment zabo ziba zikenewe kugira ngo tubashe kumenya ubutaha tuzaganire ku comment kandi mumbabarire abantu batanyuzwe n'ibyo nagiye mvugamo mwihangane njyewe ntago ntoranya mba naje kwikorera ikiganiro. Yego ndagushimiye reka dushimire cyane na Eric wadufashije kugira ngo amajwi n'amashusho bibashe kugaragara.